Apple cider vinegar ishobora kugufasha rwose mu rugendo rwawe rwo kugabanya ibiro, cyane cyane mu kugabanya inda, ibicece, ibinyenyanza. Ariko nanone hari ikintu dushobora kuba twibeshyaho, abantu benshi bibeshyaho. Apple cider vinegar nta vitamine n'imwe igira, nta vitamine C igira nk'uko abantu benshi bakunze kubyibeshyaho. Nta myunyungugu ibamo, nta kintu na kimwe kibamo muri ibyo bintu, ahubwo ibamo ikintu kimwe cy'ingenzi umubiri uba ukeneye mu rugendo rwo kugabanya ibiro, ndetse n'abantu barwaye diyabete bakaba babasha kuyikoresha, ikaba yabafasha kugira ngo isukari yabo ibashe kujya ku murongo. Apple cider vinegar ibamo ikintu gitangaje, ari cyo rwose cyitwa acetic acid. Iyo ni acide ifasha umubiri mu gihe uri mu rugendo rwo kugabanya ibiro, umubiri uba uyikeneye. Iyo acide rero iba muri Apple cider vinegar yitwa acetic acid, ituma isukari yo mu mubiri ibasha kujya ku murongo. Nk'uko rero abakunzi ba Aduhire Channel tumaze kumenyera ko rwose tumaze kubisobanukirwa ko kubyibuha biterwa ahanini cyane 99% biterwa n'isukari yabaye nyinshi mu mubiri, umusemburo w'isukari utari ku murongo. Apple cider vinegar rero izagufasha kugira ngo uwo musemburo w'isukari, iyo insuline, igende iyishyire ku murongo. Noneho nuzajya ubyuka mu gitondo isukari yawe, umusemburo w'isukari uri ku murongo, ntago uzajya ushaka kuryagagura, uzajya wumva umeze neza, ntuzajya ucika intege. Kandi ibyo nibyo bintu bya mbere ugomba guheraho mu rugendo rwo kugira ngo ugabanye ibicece, ibinure, ibinyenyanza. Apple cider vinegar rero ntuzayibagirwe mu bintu uzatunga mu biryo byawe, muri diet zawe. Niba ushaka kugabanya ibicece, ibinyenyanza, uzayibandeho rwose, uzayitunga. Ntago ari ibyo gusa, kuko nje kukubwira ibyiza byayo byose, ubisobanukirwe, unasobanukirwe impamvu mu diet yose yo kuri Aduhire Channel haba harimo kubanza gukoresha Apple cider vinegar kugira ngo ushyire umusemburo w'isukari yawe, insuline yawe ku murongo, kuko niyo ntandaro nshuti yanjye yo kubyibuha. Guma ku murongo rero urebe iyi video kugera ku mpera zayo. Ndakubwiza ukuri ko nuyirangiza uri bubone ibintu byinshi, amatips menshi yagufasha kugira ngo ugabanye ibinure, umenye n'ukuntu iyo Apple cider vinegar uzayikoresha neza kugira ngo indi bicece, ibinyenyanza utandukane nabyo ukundi. Ikindi acide igufasha, ituma utaryagagura, udasonza cyane, inzara ikagenda igabanuka. Kandi nutaryagagura, nudasonza, nutajya urya cyane, urabyumva ko ibiro bizagabanuka. Ni urugero, uzamare nk'icyumweru utariye, uzirebe wipime ku munzani. Urumva rero ko Apple cider vinegar igufasha kutaryagagura, ni byiza cyane. Ntago ari icyo iri bigufashe, ikindi iri bugufashe cyane nuko igogorwa ry'ibiryo mu gihe umaze kurya riri bugende neza, kubera ya acide iragenda ijye mu gifu, ifashe igifu kugogora ibiryo neza. Noneho igogorwa nirikorwa neza, ibiryo nibishira mu gifu vuba, umubiri nibwo uzabasha kugira umwanya wo kujya gukoresha na bya binure ushaka ko bigenda. Igifu nigihora cyuzuye ibiryo, igogorwa ritagenda neza, umubiri uzahora ukoresha za mbaraga zihuse zo mu biryo, ntago uzabona uko ukoresha bya binure ushaka ko bigenda. Ikindi rero, yica amabakiteri yo mu mubiri mabi, agomba kugenda agasohoka akagenda. Urumva ya acide ni nziza cyane nimba yica amabakiteri ushaka ko agenda. Turabizi ko no mu kubyibuha haba hari amabakiteri ari mu mubiri, haba hari ibintu bipfuye, amaserire apfuye ari mu mubiri, agomba gusohoka, nayo ashobora gutuma ubyibuha. Urumva iyo acetic acid iri muri Apple cider vinegar nigufasha kugira ngo bisohoke. Urumva ko izaba ikoze akazi keza. Ntago ari icyo gusa, kandi ifasha amara kugubwa neza, ikayasukura, amara akamera neza. Urumva ko ari akamaro gakomeye cyane
cyane. Niyo mpamvu mu madayati menshi ya Aduhire Channel iyo tukiyatangira dukoresha apple cider vinegar. By'umwihariko abantu turi kumwe muri groupe, abantu twabanye mu minsi batangiye bayikoresha, ariko abenshi bavuze ko uko ugenda uyikoresha cyane ariko amenyo iryana mu menyo. Na acide birumvikana iryana mu menyo, ariko mu kuyikoresha, itegeko ryo kuyikoresha ni byiza niba udashaka ko ikugiraho ingaruka mu menyo, nuko numara kuyikoresha umaze kuyinywa mu mazi ujye ugenda wose amenyo, ubrose amenyo yawe ako kanya. Ukimara kuyikoresha wayimize winyuguze neza amenyo agume ase neza. Iryo ni ryo banga ryo kuyikoresha, itegeko ryo kuyikoresha. Ikindi rero ntabwo uzafata icupa ngo urigotomere, hoya uzarifungura mu mazi, uzashyira mu mazi menshi kugira ngo itagenda noneho ngo yangize ibiri mu nda yawe. Ni ngombwa ko uyinywa ifunguye iri mu mazi. Ni ayahe masaha meza rero yo kugira ngo unywe iyo apple cider vinegar? By'umwihariko ukibyuka mu gitondo, mbere yo kugira ikindi kintu urya, uzagende uyifate ushyire mu mazi, ushyire akayiko mu mazi unywe. Numara kunywa urumva ko ni byiza, ya sukari yawe niba hari sukari wari ufite yabyutse iri hejuru mu gitondo irayishyira ku murongo, digestion igende neza, igogorwa ry'ibiryo rigende neza mu gitondo ukibyuka. Ni byiza rwose. Hari akandi kamaro rero kadasanzwe ku bantu bafite diabete, apple cider vinegar yabafasha mu gitondo babyutse agashyira mu mazi akanywa, bituma ya sukari ihita iba stable ikagenda iringanira. Ariko rero mu bantu bashaka kugabanya ibiro by'umwihariko, ntago apple cider vinegar izasimbura diet, hoya uzayikoresha mu gitondo mu buzima bwawe bwa buri munsi, noneho ukomeze na diet yo kugabanya ibiro nk'uko twabibonye cyane kuri iyi channel ya Aduhire. Inshuti yanjye rero wakoresheje apple cider vinegar ukabona umusaruro, uhe ubuhamya abandi, ubabwire uburyo wayikoresheje. Niba turi kumwe mu rugendo rwo kugabanya ibiro rwose, courage, ukomereze aho ngaho. Ibiro byaba bigenda gahoro, byaba bigenda byihuse, waba wipima ukabona biravaho gahoro gahoro, byaba kandi bigenda byihuta, ukomeze ukore ibyo ugomba gukora mu gihe cyabyo. Naho utaha mu yindi video. Niba wifuza kubana natwe muri groupe ya WhatsApp, wandike muri comment, ndahita nkohereza link yagufasha kugira ngo winjire muri iyo groupe ubashe kubana natwe. Inshuti zanjye rero, naho utaha. Bizu. I love you guys. Bye bye.